kurwa ni bwazima nakuriyemo nayemeze nk'imbwa twari duturanye twa Scotch Liza amatika yawe ubundi ameze ati Mfite papa na mama. Ngewe mfite papa wenyine. Yego. Mama apfuye ndi uruhinja. Ariko mama wanjye yari umubikira kazi nicyo kintu nzi. Oya? Papa mufata ku ngufu amutera inda yanjye. Sinkunda no gushwana. Ahubwo dore ikintu cyatumye ngira amahane. Kubera ko ndi ikinege nabayeho nta mwana ngira undwanirira. Ari ukuntu umuntu abaho akaba afite mukuru we hagira umuvuga akavuga ati ndabwira mukuru wanjye. Cyangwa se ndabwira mama. Cyangwa se nyine mfite umuntu ndi bubwire kandi ushishikariye kumporera. Ngero nabayeho nta muntu ushishikarira kumporera. Kandi ndi umwana utazi kurwana. Utuje. Kuko narezwe na nyogokuru kugeza nko ku myaka 12. Oh yes. None se ubwicyo gihe bizagenda bite? Fata nk'abantu b'inyamagabe ku kigeme. Ba 400 ubazane bakarabira muri wawe. Ifumbire bari buhasige. Igishimo ni kitararakeze ngo mu gitondo gisarura uzampamagare. Oya da. Uzaba wabyishe uzaba. Yego. Kisumu shaka numva bayivuga y'ibintu byinshi. Shana bintu bya danje. Ntabwo ariho bajya kugura. Gusa ikintu nabonye muri Kenya haba ibisambo. Bingo bibi cyane. Shuti yanjye muri Kenya bariba n'umumotari agukurikira uri mu modoka kwa kundi ugenda wibeshe kuri WhatsApp hano i Kigali. Hano i Kigali. Noneho hari igihe uyamuha ugasanga aho ku ruhande rwe hari abandi ba gentlemen biwe bari tayari agahita bacira iseratu yarindagiye. Ngiki? Mukagenda mwagera imbere agahita kuyoba. Babandi nabo babagukurikiye ugahita uhagarara bigucanze ugahita baza abandi uti nta muntu wandangira ku isoko batufita ngaye. Mbwira rero nawe bigeze bakwambura rero ugeze hariya muri Kenya? Uganda nahaboneye ruva guceza nta nubwo ruva gusenya. Nahaboneye ruva gusunda. Nkabishakira utuboga nkabikarangira unzi guteka umusosi wa danje niyo waba ari ndamutibikanya za mboga muzi z'umutuku bitabanyana umwe ngenda zibakarangira bakishima ubundi nkajya hariya nkabakubitira turimbo inyoni yaridunze iri mu giti. Mbahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV your story our spotlight. Ni buri gihe duhora tubaha ikaze hano kuri Bineza TV kugira ngo muhore mwishimye duhore tubasusurutsa. Liza amakuru ariko ubuse nk'iki kandi no mugabo baseka warategeze kirariko ndamufite ariko umugore wawe yaranezerewe umugabo waraseka atyo yaranezerewe pe kandi ataha yakutse injira mu nzu bana bagahita buri wese ajya kuryama rekaze hari abana bicara basenga avuga ati mana umva bare city made irangira papa tarataha kuko iyo atashye igeze hagati ahiryoshye bahita bose burewe acuka ntushaka kumenya inzira bajyanye. Oh yes nese ubwo buriya uba warababyariye iyo abantu bagize bitanye gutyo buriya Imana itanga impano zitandukanye no guseka gutyo ni impano bura kugira isuri hori ikeye ubona yishimye ni impano nta gitima kibi nta gitima kibi intanda y'umujinya none se Liza amakuru yanjye ni meza nta namwe uzasanga amakuru yanjye mabi kandi ibibazo ari byinshi aho ibibazo ntabwo reka kubwira n'uwa muzima budafite ibibazo uzamenye kugiye gupfa. Oya ibibazo wasaze iyo uzicare wumve ko wasaze ufite uburwayi bwo uzi Bill Gates ubwo aricara yego akarira gahinda kakamwica ngo yatakaje ifaranga rimwe none yavuye ku mwanya wa mbere w'abakire ugasanga ibyo kamubana ikibazo kandi afite icyo kurya afite icyo kunywa afite aho kuba afite icyo kwambara afite n'ibyo guha abandi ariko ntabaye. Yego Liza amatika yawe ubundi ameze ati Mfite papa na mama. Ngewe mfite papa wenyine. Yego. Mama apfuye ndi uruhinja. Ariko mama wanjye yari umubikira kazi nicyo kintu nzi. Oya? Papa mufata ku ngufu amutera inda yanjye ambyara ndi umwana umwe ubundi ikinege apfa mbyara. Nuko ndakura famille zirandera neza na nabi ariko ndakura. Yego. N'ubundi buriya ndamutibikanya ncakenge. Uretse ko buriya umwana ukuze muri ubwo buryo ari imfubyi nyine ariko afite abantu bari bamwigisha nyine bamubeshaho nabi. Bigisha kuba umuntu. Buriya reka nkubwire reka nguhagashya abantu batazi. Yego. Niba uri na mukase w'umwana ukaba ushaka kumwangiza mu by'ukuri wimugirira nabi ahubwo mutetesha umugira ikigoryi no kumesa ubimwibagiza ujye umumesera agira n'imyaka 30 kimumesera kuko yamugiriye nabi akura gatazabasha kumumesera kuko ngewe ngumureka nkubwire ndikirihahira umva kubwiza ukuri wa mugabe buranje ni wawe kabisa nkabona muratetse nkabona mutinze kungaburira nakikoza ku muhanda urumva nkahita njya karindazi cyangwa rya kabiswe kuko nzi kwizigamira nzi kwihigira kubera ko banyicishije inzara uzi bubabari bw'inzara uzi kwicishije ariko nanone bura banyigishije no kuba umuntu kuko ngewe batandisha inzara nk'iyandi ntabwo nari kumenya gutanga ariko kugeza uyu munsi wa none ubu nani buraba nkumva ko niba ngewe nubwo wasohokana ukanjyana Mariyoti ukangurira iki nge ntasangiye n'umuntu ushonje byanyabye
ngo mpahe nsangire nawe ntago mba numva nari ubunani nkuko bikwiriye. Ukomeje kuri bonane wigeze ugera mu cyaro mu minsi ya bonane wabonye ukuntu kujyana mu misaha bagiye no koga uza ahantu babogeye wabonye ukuntu baba batonde uza ahantu babogeye ubundi burareka nkubwire ufasha abanyacyaro nka 400 niba ufite umurima w'ibishyimbo yego ushaka kweza neza cunga abanyacyaro nka 400 kuri bonane nibwo bari guhinga ibishyimbo muri iyo minsi ufata abanyacyaro nka 400 kuri bonane bakarabira mu murima wawe oh yes none se ubwo icyo gihe bizagenda bite fata nk'abantu b'inyamagabe ku kigeme ba 400 ubazane bakarabira mu murima wawe ifumbire bari buhasige igishyimbo n'ikitararakeze ngo mu gitondo gisarura uzampamagare oya da uzaba wabyishe uzampamagare none se urumva bizakunda erega buriya hari uburyo bashobora no gukora bafite amavuta mu ntuzi kandi amavuta uzi ko nayo yangiza ubutaka burya bafite amavuta he mu ntoki amavuta avuye he mu baka bisize nyine amavuta ntibishoboka umunyacyaro asazise gatoze bisiga isabune cyetse n'ibisabune hari ikibazo iteza ubundi icyo gihe wajya gukora ukababara bazi inka bafunze imifungo bariye sinzi niba ngo niba bigihara ariko umumama wo muri famiye iyo ari ku munsi mukuru kandi ni umunyakigali pe umunyamujyi ariko ari ku munsi mukuru abaga inka oya umuntu udashaka inka yose umuntu udakura inyama yo ntaza abashaka inka yose umva se nkubwire umuntu utagiye ngo ayore inyama ntaza abarya akayigarika Nyagasani arayisatura kabisa Mariya akayishyira hari akavuga ati bantu barya inyama kandi mu buzima busanzwe ntazikunda n'ubwo utagira ngo baraziteka akazirya abantu nk'abo ngabo suragira buriya nta n'ibintu by'imitima mibi gitangaje mu bana be zirya babiri oya yari afite abana 5 umwe ejo bundi yarapfuye n'umusirikare yo basi yitabye Imana namuhiruko ridashira noneho babiri yapfuye mu kwa kabiri kuri mwaka ushize yego noneho babiri ntazo barya kunyama babiri basigaye nibo bazirya kandi nawe urazirya nawe ntaza kunda ubwo rero sasa ibyukiriwe iyo wahageze ndamubwiye ntiri kugufa mu yihorere iyo ngiri kwigufa uyimanitse mu gikoni umwotsi uyica ndaza ese Liza ubundi nibwira igihugu waragezemo vuba cyangwa se mu minsi yashize ni ibihe bihugu watambagiye muri nageze Bugande nageze Burundi nageze na Kongo nageze na Kenya na Kisumu oya Kisumu shaka numva bayivugayo ibintu byinshi nta bintu bya danje ntabwo ariho bajya kugura gusa ikintu nabonye muri Kenya haba ibisambo bingo bibi cyane shuti yanjye muri Kenya bariba n'umumotari agukurikira uri mu modoka kwa kundi ugenda wibeshe kuri WhatsApp ni Kigali abajura bameze nabi muri ziriya nce uzi ko hano mu Rwanda baza umuntu wicaye subuheye uzi ko hano mu Rwanda wicara mu miduha Nyamirambo cyangwa imageragere ukabaza umuntu ngo kuri convention ni akakuvana imageragere akakugeza convention uzi ko muri Kenya ubaza umuntu ngo convention ni cyangwa ahantu runaka ngo ni he akakuzengurutsa amakarita uramubaza uti ku isoko ni he agahita akubwira ati ufite angahe se oya ufite angahe mpakuyobore noneho hari igihe uyamuha ugasanga aho ku ruhande rwe hari abandi ba gentlemen biwe bari tayari agahita bacira iserato yarindagiye mukagenda mwagera imbere agahita kuyoba babandi nabo baba bagukurikiye ugahita uhagarara bigucanze ugahita ubaza abandi uti nta muntu wandangira ku isoko batufite angahe uyahaye nawe agahita abwenda ati ni inzengeri si n'umunyakenya ni indindagire ubwo mugakomeza muri kumwe mwagera imbere akakuyoba wa undi nawe akaba yagukurikiye baba ari nka 5 bose bakagenda ubaha amafaranga noneho kubera n'ukuntu utazi agaciro k'amafaranga yaho nuvuga ngo 1000 cy'amanyakenya muri Kenya umunyakenya ashobora kuyaryamo nuvuga ngo inzu 3,000 muri Kenya bari inzu ya danje ni ubwo ni bari inzu isa neza basi mu 20 ni muri 20 na binga muri 20 ni nkuko umunyarwanda aba mu nzu y'igitano 3,000 ni nkuko natwe hano tuba mu za 40-45 gutyo rero nuvuga ngo 1000 ashobora kukirya iminsi 2 mbwira rero nawe bigeze bakwambura rero ugeze hariya muri Kenya ntabwo bigeze banyambura wari kunyambura iki se ko nagendaga naketse iyo banjyana nanavukiye ku itara nagendaga mfite iki se ntacyo ketse iyo banjyana uretse kurebye nawe banakujyana bakaguha umubyizi utawubasabye utese ubwo umubyizi wawe gute ntabwo nyagasani bakurindagiza oya yakurindagiza ukamaza utaha naha ni he uretse ko ngewe nabamenye ntajyayo ngo nyoboze iyo nshaka kujyayo iyo ndiyo mfite ahantu ushaka kujya yego ubwo mfata Uber ni iki? Taxi voiture bazita Uber hari. Mfata Uber ikanjyana ikangeza aho ngiye. Ako Uganda naho ngo higeze kuguserereza bya ubundi urugendo kujya Uganda ku ncuro ya mbere byagenze. Uganda naraharinda Imana ishobora byose. Oya.
Uganda nahaboneye ruva guceza nta nubwo ruva gusenya nahaboneye ruva gusunda byagenze bite Uganda magera bwa mbere nari mfite depression yo yanjyanye kubera ubuzima kuri Uganda bwa mbere nahageze nari mfite amafaranga igiceri cy'ijana ugiye kureba ndese uvuye mu Rwanda ugiye kureba uyazi kwari nko guhunga ngo byibuze hari ukuntu uba ufite famiye ari nazo zakureze ari nazo zagukujije mu by'ukuri wowe kumva urazikunda nta mutima mubi nubwo zitagufashe neza ariko wajya ugira impamvu ituma uzikenera ukabona ntago bizireba ntago zigukeneye noneho ukibaza nzabaho gute muri iki gihugu cyangwa se muri ino sindi njyenyine kandi nitwa ngo mfite umuryango ariko iyo mbareba nta wundi nshaka kundeba nzabigirane kibaza se niyahure yego ni icyaha Imana itazambabarira kandi niyo nakabaye ngenda nsanga ese ngirene byagucanga ukavuga ati ahubwo uyu muryango reka nkujye kure njye mu gihugu utarimo nibijya binanyoberanye mvuge nti ndi njyenyine reka nirwaneho nuko nagiye Bugande niko wisanze Bugande nguko nagiye Bugande ariko njye nzasubirayo nubwo bavuga ngo hehe no gusubirayo kuva icyo gihe ntabwo nongera gusubirayo shana rahagiye isirankaraga isiranzunguza ndarindagira kandi bura nishyizemo ikintu mfite ihame ritazijya rihinduka kuri njye nzarinda njya mu ndahise ntabaye ndaye ndarindagira ndahobagira nkajya mpona n'abakobwa b'abanyarwandakazi tunaziranye namubwira ni wamfasha akambwira ati iki ibyo natanzeho ntubifite wabitanze none se ubundi wa mugani hari Uganda kubundi abantu kenshi ujya kubona ukabona bageze ari abakobwa bagatangira ibintu byo gusunda ubundi biriya bintu byo gusunda wowe nta abagabo b'Abagande abagabo bose ubundi aho bava bakagera baba abanyarwanda baba Abagande baba Barundi baba Abanyakenya baba Abakongomani baba Abazungu baba Abanyamerika baba Abisirayeli baba Abaroma baba Bahehe abagabo bose baba bava bakagera bakunda abagore ariko abagabo ba Uganda ntago bakunda gutereta cyane bakunda gukoresha amafaranga n'imiti ujya amafaranga kandi barayararika mbese bagenda bameze batyo ubwo rero bitewe n'ukuntu umugabo wo mu Rwanda ashaka kugufatisha amasomo kurusha uko ashaka kuguha amafaranga umukobwa w'umunyarwandakazi yageze i Bugande akabona umugabo ugenda yagira gutya aba yumva nta kintu kibaho nk'icyo direct ahita agenda none sibwo ariko nyuma y'ubwo buzima wahise wongera kugaruka ngewe narahabaye mbona birancanze mbona gucuruza intuze ntago nzabishobora ntago nacuruza umupuri mbona nibiza mbona ntago umuswagiye ajya kucuruza bizakunda mbona ntibizavamo fata umwanzuro wo gutaha ntashye ncapanya barantangira bande bagutangiye abarara ese ngo ne atababarara nutwara kwe Uganda baratunyambura mana ya ahubwo bari bagiye no kumfata ku ngufu narakowe na Nyagasani ubwo si icyo gihe wageze bonera wambwiye n'abantu muca mu nzira zitemewe mw'abantu mwereka mbabwire ntimukarenganye leta nitagira Imana nayo irabakenerega nk'abanyarwanda nk'abaturage bayo kuko mudahari nta kintu yayo ariko nta makosa buriya ariko niyigira Imana ikababona kubera ko nayo muba mugenda muyihisha muzajya muhura n'abagizi ba nabi babice ahubwo mugaruke muyigora cyangwa niwagiye nta n'ibyangombwa ufite bayoberwe naho uturuka oya nta makosa ubundi kuva mu gihugu cyahandi cyangwa se niyo cyaba ari icyawe ngo ugiye guca ku mupanya panya se uraca ku panya kandi ufite ibyangombwa kubera iki njye rero nta byangombwa nagiraga ntabyo wari ufite ntabyo nari mfite mu ngubu njye ureba ngiye mu irangamimere nta n'amezi 5 arashira oya none ari kurikirwa ku myaka 20 n'ingahe ufite mama wambyaye yapfuye ambyara imitungo yasize famiye ntabwo zari kumumbaruza aho ngo nzayiburane kuko ninjye mwana njye nyine yasize bashakaga nabo kuyirira ubwo rero bari baranze kunshyira mu irangamimere yose barayiriye ntabwo babimaze ariko ndazaburana bazabimpa ariko nanone ibintu se by'imanza nawe urabizi nyine nta by'imanza nge nzajya kubarega kandi ribizi ikikora okay none se ubu ngubu noneho ubuzima nyuma yo kuva aho Uganda wageze hano mu Rwanda ukurikizaho iki ko kurikizaho iki narageze ndahiga nyine nkuko kose ndahiga n'ubu ngahiga rimwe nkayiteka bikanga ubundi nkayiteka igashya rimwe ngahatana mani reka nkubwire i Kigali rankaranga ariko nanjye umunsi umwe nzayikaranga ariko muriza kuraho urujijo abantu iyo bakureba babona nyine umunyamahane nyamara uri umuntu uri kuri nge nkurikije uko ndi kukubona nta mahane ngira ariko amahane ndanayagira ariko uvuga uta amahane nayakuye amahane ngira asaye kuba hari umuntu nasagarira nta nubwo nanduranya sinkunda no gushwana ahubwo dore ikintu cyatumye ngira amahane kubera ko ndi ikinege nabayeho nta mwana ngira undwanirira ari ukuntu umuntu abaho akaba afite mukuru we hagira umuvuga akavuga ati ndabwira mukuru wanjye cyangwa se ndabwira mama cyangwa se nyine mfite umuntu ndi bubwire kandi ushishikariye kumporera ngero nabayeho nta muntu ushishikarira kumporera kandi ndi umwana utazi kurwana utuje
kuko narezwe na nyogokuru kugeza nko ku myaka 12 nari naratese bunabayeho mu buzima butese butabaho kuva kuri iyo myaka kuva ku mwaka kugeza ku myaka 12 nabayeho mu buzima butese rero nakuze ndi umwana utazi kugira amahane noneho umuntu wese yambona akambonera nakakubita n'umwana w'imyaka 7 akaba yankubita afite imyaka 10 kandi ataruko ndushije ingufu nyine nari cyane kimereye gutya bakubita kikamera gutya utuje nyine noneho nataha narega ko akabandegera ntacyo babwiye bakambwira ata kubundi wewe wajye bakubita ngimbere cyangwa ndege agahita mpa nk'inkonje rero nanjye ndarakara niga kujya ndwana ariko nkajya nubikira nagira ubwoba bwo gufatana n'umuntu ako kanya ariko wankubita nkakwihorera nkarira nkagenda nkaza kugucunga dutashye nkagukubita nk'igipfunsi cya rutura kandi bigufu nabaga mbifite ahubwo ndi umunyabwoba nkagukubita nk'igipfunsi cya rutura nkiruka ejo none nagaruka ku ishuri nkasanga bazanye na murumuna wawe mugiye kumfatanya none mwamfatanya nkaba mfite nk'akana kamwe k'inshuti yanjye ariko twatwana nyine abantu urabazi wanavuga ngo kakagome twatwana nyine twikundira twinkunda rubyino dukunda aho bishyushye kakakogeza ngo fatana nabo ndagufasha mwafatana kakakwihorera mwakuma bagiye kukwicara nawe ukadiha ugasanga barusha n'ingufu ubwo nuko wari warabatiye nuko rero nize kurwana kubera kujya nirwanirira kubera kujya bambonerana nibwo buzima rero wakuriyemo kurwa nibwo buzima nakuriyemo nayemeze nk'imbwa twari duturanye twa Scotch Scotch ni mbwa mana nsuhuje abantu bo kwa mama Sombe pe ndabakumbura icyambwira niba Scotch kibaho ndayikumbura nkabura uko ngira niba yaranapfuye niruhukira mu mahoro y'imuganye nayo ni Kanombe yo mbwa nta muntu utari warayiboneranye ariko nayo ubwayo yaramboneranaga njya muntu yamakeye kuri iyi si buriya yaramakeye urugo rwose rukoma amashyi ati Scotch aho wabereye umuramutse umva iyo mbwa n'umwana yarazaga w'imyaka 2 akabwira ngo Scotch leta mukono fa ko bazi kuvuga ikamusuhuza bari barayiboneranye nta mwana utayikubita ariko njye yaramokeye Scotch bari barayiboneranye nanjye ubwanye nayiboneranaga rimwe na rimwe ariko rwose nari narabaye nkayo nanjye bari barambonye none se ubuzima bayemo ngubu nubuye ubuzima mbayemo mfite abana bose izo mbyaro zose ibyo ni ibyana byanjye ni ingabo zanjye ni ibyana byanjye ko biratohagiye nibiduhagire biraryoshye ibyana byanjye babingose bikanshimisha nkabishakira akawunga nkabishakira utuboga nkabikarangira unzi guteka umusosi wa danje niyo waba ari ndamutibikanya zamboga muzi z'umutuku bitabanyana umwete ngenda ziba karangira bakishima ubundi nkajya hariya nkabakubitira turimbo inyoni yaridunze iri mu giti nkajya nyuzamo nkakwita n'uducarere nkababaza nti ninde mukuru muri mwebwe umwe ati ni njyewe umukuru koko ati ni njyewe bamwe muri babandi baje pakimwe gakura gahita avuga ati ni njyewe gatoya ati wapi ni njye bagahita bajya impaka ari njye nawe ninde wabanje kuvuka hababaza impigenda hajya ubundi ngo babanza kuvuka umuto babanza kuvuga umukuru abanza umukuru kandi ari utanga umuto kubona izuba ari niyo mpamvu bamwita gakuru ariko njye abana banjye ntabwo nigeze ntuma bitwa bagakuru na gatoya reka nabahaye amazina yabo ariko iyo wabonye gutya nyine ubona basatu ntago basa impanga zanye ntago zisa n'abafojimo ntago ari abafojimo ntago basa kuko ni n'umuhungu n'umukobwa yego ariko ikintu nabonye cyonyine bahuje banganya ingufu oya barashwana bakagigirana agahungu kakumva kaneshejwe agahita kavuga ngo nuko nyine uri umwana ntago kubita ngara kubone mango kuruse ngumi kahita avuga ni nanjye nuko najyaga mvuga ariko bazakura barakundana cyane kandi burareka mbabwire mwabyeyi mwe mbone umbwire n'ababyeyi kurera umwana ntago ari inkoni guhana umwana si inkoni icaza umwana umuganirize umubwire utiganza ko ndebo uyipompo uyifashe ukaba yitandukanyije n'umuti wayo kuko urabona utamemukiye mbwiza ubutanaga zabyongera ubu umuti ushizemo ubu ngiye gukorora mere kwa kundi ujye ubona ameze mbabare n'amariraze urabona utamemukiye koko se igituma nguhemukiye n'ukubera iki nuko wagakuyemo umuti ukaba watakaye ukaba wapfuye usone utamemukiye koko ese ubwo urwaye ubasha kubona gute nabwo bana nabwo buri areka nkubwiye ako kunze kugaragara ryari ubundi mu gihe cy'izuba mu gihe njyewe ngira amakrize menshi mu gihe cy'ubukonje ubu ndi mu bihe bibi kuko hazindutse n'ubundi ubu ndi mu bihe bibi bikabije cyane ubu ngubu nkoresha nk'ipompe nkenye mu kwezi ko bisaba imbaraga nyinshi n'amafaranga bisaba imbaraga nyinshi kandi buri umuntu urwaye asima bisaba niyo mpamvu ubona mpora nseka nanjye nimereye nk'ikiduhagire nimereye nk'ikintu cyarindagiye kandi ndi umunyabibazo umuntu urwaye asima ntakenera stress ntabwo biba ngombwa ko yistressa si byiza ko arakara si byiza ko ababara ariko hari abantu batagira impuhwe nagufata akakuniga oya akaba bizi ko umwuka uhumeka nawe ari ukura
aho mu buhumekero nta urimo yangiza ntahakahaniga abantu barakutse abantu ni babi basi rero gira icyo ubwira rero abantu badukurikiye ikintu nababwira ni bakore subscribe bakore share bakore like bakore comment kandi bicare bazi ko turi kumwe ikavisa abantu urahari rwose umunsi umwe rimwe na rimwe Israel n'abatanahari nzajya nitereka mbabwira inkuru ubundi hari inkuru nzababwira zibanga adahari inkuru y'ukuntu mfite umukunzi nzayibabwira adahari Nese wamugana umukunzi ngo bimeze muceceka ntazabyumve dore ubu nsigaye mfite umukunzi muraje mumubwire dore ngamujya muri comment mumubwire ndebe Liza mwakoze cyane turabashimiye sha wakoze cyane nawe Israel Imana igumugisha peka